abantu baravuga bati wallahi ibintu birakomeye. Hanyuma bigeze ku bantu abo bose bagiye babahamagara. Amakuru ufite nuko umuvandimwe murumuna wanjye Imana imworohereze Rigani Rugaju bamusanze yibereye ahantu na Jangwani Nyamirambo ari kunywa gacyayi bavuye muri make bati tubabaze bati tumuze ntago bigeze bazana resistance bo bashinzego baragenda barabazwa na n'ubu baracyari wenda bashobora gutaha uyu munsi cyangwa ejo cyangwa ikindi gihe baracyari kubazwa kubazwa reka ibintu bari birebire barakubaza turumvikana hani igihe umuntu akubaza kongera akagusubizayo ukagaruka akakubaza kumva nibe ibyo yakubaje bisa n'ibyo yakubaje uno munsi akavuga atari ku muntu ko mbona bidasa kandi aramubazaga ku ngingo zimwe hanyuma ngo bikojeje ku mutasi arabagira ati barababeshe yabwiye amagambo nk'ay'abagombozi amakuru ufite bivugwa yuko ngo yanabasuzuguye cyane pe yes uwamuhamagaye bwa mbere yari umukozi nyirabashaka ari umushinjacyaha mu bushinjacyaha bwa gisirikare muri auditora ndumva no auditora yego no auditora militaire ufite ipeti rya majoro njyewe ndamuzi ariko simuvuga aramubwira ati rero twagushakaga wakwihangana kwera imbere aramubwira ati rero nkubwira ati nibindi ati twebwe abanyamakuru aramubwira ati ariko ntago bireba itangazamakuru ibi ni ibintu tubona amafaranga yacu yakugiyeho tutazi uburyo kandi tutakugira mu bakozi nta urede demisiyo yawe tubona ntaki turimo turubahiriza ibyo dusabwa na audit waza tukakubaza ukaduha amakuru ukadusangiza amakuru kugira ngo tugire ikintu tugeraho tumenye ukuri idosiye irangire undi arababwira ati ntibikunda ati nimuhamagare ikigo nkorera barabwira bati se ikigo ukorera kigeze kiguha ordre de mission yo kujyayo indabivuga text uramo ko byari bimeze uko yabimubajije afa nako nangiye kuvuga izina rye uko yabimubajije base ikigo ubwo barimo bareshanje aramubwira mu ijwi rituje ariko ndakamubwira ati amubwira ati umushinja cyavuga ijwi rituje yari atuje pe erega ntabwo abasirikare bameze nk'abasivile none se aravuga mu ijwi rikakaye n'ubundi ku itegeko rimuha uburenganzira arashaka kukwirura n'ubundi ari bukuzana mu buryo bwa manu militari nibwo ndi bugere manu militari yatsirwa na Nyagatare uretse gato unamubwira ati se ati erega ntago ari ibintu bikanganye agerageza kumuhumuriza ati ibi bintu ntago bigoranye nk'uko ubyumva uze ntawe ugiye kugufunga ntitubwiye tugiye kugufunga ngwino uraduha amakuru gusa n'ibyo twifuza kukubaza kugira ngo twikomereze na dosiye yacu nese niba yari yamenye ko ababajwe nk'ibyo abajwe babafunze kandi byari mu munsi nabo baribwo bari babatwaye buretse dukomeze aravuga ati ibyo ntibishoboka ngewe sinaza azanamo ibintu ngo bya sinzi niba ari musi ampaye habetse ibi bintu ko icyambere ati mubaze muhamagara mutabakanasha nawe nguhe warning nawe peti nataka ni wape onyo nimugenda ukiha ibintu byo gukora ibintu biri butume baguhamagara kugira ngo bakubaze ntuzabaze kuvuga ngo basaba uruhushya TV nuko ntabwo ari yagutumye nk'ibikize ushobora kugenda nawe ukiha ibintu biri aho ngaho bidasobanutse urugero nyine oya ibyo ari byo byose uko ngiye bijyanye n'akazi kaba ari akazi kazwi hano bitari mu kazi ari ibyanjye ndi kwirira ibyanjye ntabwo najya aho barya ibyo barya ntafite ayanjye yo kwishyura niba ntawe mfite sinjye urugero niba gucakira Imana ibikurinde bakabwira ati ngwino ntuzampamagare hari umuntu umwe hari umuntu umwe yigeze kugira utubazo kwa namuna tw'abagabo hageze atari ko rero bati ndi n'umukozi wa Radio 1 ndabyibuka icyo gihe umuntu witwa Murangira arampamagara nabwo umeze nk'atatashize Imana rero Murangira tseri ya mbere umuhamya ndamubwira mu mikorere n'imikorane tugirana na RIB nta na rimwe dushobora kwivanga mu muntu ufite ibyabazwa bye bidahuye n'akazi wenda icyo twamufasha twamushakira umwunganira nk'umukozi wacu ariko twebwe nta namwe duhuriye n'ibibazo by'umuntu bwite bidafite abihuriye n'akazi ke dukorana sinzi icyo kintu cyumva ndabyibuka icyawe urabizi ko twamushakiye umwunganizi ariko ibyo kujya kwivanga nawe rero mutabaruka we peti niba gusanga wenda wibesa ahantu uri ku mbumburi uzamenye ko ari akazi kawe nawe bihuriye na Radio na TV1 kuko in line of duties zawe ibyo ntibirimo ariko kumbwira ngo uri umugabo udashobora kwitaba gusa bakaguhamagara ukiruka ahubwo byaranashekeje noneho se neze wa mbere munsi wumvise ariko wakwirukanga Rigani Yandesovi Rigani ntuza rikaye
baraguhamagaye ntiwitabye urangije ujya kwihisha munsi y'igitanda. Ese yagiye munsi y'igitanda? Mukuri yaragiye arihisha. None yibagirwa buretse se gato. Buretse iyi ni operation reka nyihindure n'izina. Reka nyita operation sokoroka. Sosoroka munsi y'igitanda. Surori. Urumva kubeshya pe. Amaye. Ibi ni ukubeshya. Buretse gato. Munsi y'igitanda. Mutabaruka nkuko nakwiye ko nari mfite amakuru sibyo y'uburyo bamuhamagaye akabigiraho wa danger. Akanabagira ati ngewe sindi bubitabe. Akavuga ati nimwandikire ikigo nkora bakavuga ati ariko se ikigo cyaguhaye ordre de mission mu byo turi bukubaze. Ubwo hasohotsemo ikigo ni kimwe ikigo nta no binahuriye nta nubwo gikenewemo. Aragerage munsi y'igitanda. We aravuga ati rero kugira ngo mbakwepe mbereke ko ndi umutasi ajya kubihisha munsi y'igitanda. Akimara gucengeramo flat telefone amakuru mfite umutasi ubu ahantu yihishe. Icyo naramenya neza ntabwo sinzi niba ari mu rugo iwe munsi y'igitanda cyangwa ari ahandi ahantu yaragiye kubitsimba. Ako se ko yagiye munsi y'igitanda cyangwa namakabya muri byo kwa kundi wabonye Saddam Hussein w'itikrit bamukura mu mwobo na Gaddafi bamukura mu kiraro. Ampaye nka Yesu Kristo umutasi munsi y'igitanda. Ariko ageze munsi y'igitanda ntiyavanaho iki cyuma cy'ubutasi. Telefone yagatsindwa na telefone baramutrackinga basanga aho yibera bamubwira bati petit sosoroka. Bati tuza ngwino. Agafoto kafashwe se. Amafoto yashatse nayo hari igihe wayabona ariko ibyo ntabwo turimo. Ikirimo rero rwose kameme umutasi bira bintu n'ibintu biri simple kubikubaza. Nje narinzi ko uri umuntu washize ubwoba ku buryo nakumvaga numvaga uri mahogani. Nje narinzi ko ari aya narinzi ko uri umugabo w'icyuma. Kiganiro baragikurikiye cya kiganiro araho cyageze hazamo urabona ko akundi wamaganaga abantu hano bakoze ahantu umuntu akadukamo gutya. Bizi ngo cyakadukamo hano uzi ko yadutse mu kiganiro kwaduka bera tugita kwaduka. Haro byageze kumva icyugi ngo aya ntiwo byiteranye nta rwego rusho nyine umva nyine barikanga umuntu avugema ati mukomeze ikiganiro kivaho iminota 5 yongeye kiragaruka abantu baze bati bahise byari byo muri Gabo ntabwo ari byo byari bigenze bite. Ubwo ibyo byose ni bimwe ariko rero kubera yanze kugera bamujyanye mu buryo bwa mano militari ariko tegeza mano militari ndetse nuko kujyana ku ngufu za leta none ariko nta n'impamvu nta muntu reka mbibabwira ako se kuki bamujyanye mano militari. None se umuntu baraguhamagaye bamuhamagaye kangahe. Reka umva ikibazo ni kimwe baramwandikiye reka ngusobanurire ibintu byari guteza ikibazo iyi eshanje no kuza no air agashaka kubumvisha yuko bo nta bintu birebire agashaka gukora statement live on air. Icyo nicyo cyateje ikibazo. Icya kabiri reka nkubwire kuguhamagara nta ibintu bisanzwe biri mu maru wa buri we